ahari. Mm. Ariko Yohana yari yaravuye ku Mana amenya Yesu Hallelujah. wari Hallelujah. kugira ngo Yesu umwemere umwakire uzagere naho umutabaza hahandi byanze Mm. nukuba wamumenya. Yego. Ngo Yesu ngo Yohana arangije arababwira ngo yatangiye avuga ati reka murambera abagabo. Mm. Njyewe nari umuranga, Mm. njyewe nari ijwi rivuga. Mm. Ubwo umukwe ahageze umuranga ajya hariya akanezererwa ibyishimo kuko umukwe yabonye umugeni we. Wow. Njyewe rero ndakabura uwagaragara inka akavuga ati ahubwo namwe nimugenda babatize. Yego. Njyewe umurimo wanjye Hallelujah. wararangiye, umwami w'abami yaraje, uwo niwe uzababatiza umubatizo wuzuye. Uwo nguwo njyewe ndakabura wagaragare. Rero Yohana yatubereye urugero rwo gushyira Yesu imbere. Yego. Aravuga ati njyewe nari umuranga gusa, kandi umuranga y'umukwe ahageze ngo hari ibyishimo biramurenga gusa kuko ababona umukwe yageze mu mwanya we. Yego. Yego. Rero yatubereye urugero rwo kubaha Yesu. Natwe mu bintu byose dukora kuri iyi si Yesu reka aba uwa mbere. Ntabwo uzatabaza umuntu utari inshuti nawe, ntabwo uzatabaza umuntu utazi, ntabwo uzakeneraho ibisubizo umuntu utazi. Yego. Ubu waza ukambwira ngo ntabara utanzi ntibikunda. Yesu rero banza umuha intebe ya mbere. Yego. Umwami w'abami iyo ahari Yego. igisubizo kiba gihari. Amen. Amen. Nushoberwa uzamubwira uti papa tubikore gute, ntabara tubigendanye mu Hallelujah. yakwiringiye ntabara umwami w'abami aba ahantu hose. Yego. Hari akantu njya numva mu mutima wanjye, ariko ni mu mutima wanjye ufite akantu katameze neza urikanga ko hari ikosa wakoze. Hari ukuntu ukumva mu mwuka, ntabwo mu mwuka wawe agutuje, mukumva umwuka arasa nk'ahantu umunyamwuka rero iyo afite ibintu abona bitameze neza aranukirwa pe. Yego. Ndabashimire kandi mbifurije kugubwa neza, mbifurije amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera. Imana y'amahoro ibahe kandi bishimire mu izina rya Mpumuriza Ministries, Mpumuriza GB Ministries. Tubahaye ikaze kandi tubifurije kugubwa neza uri burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru mu mujyi wa Kigali, intara ya Gatatu ya diaspora. Umutekano ubagirire neza kandi nabifurize ibyo namwe ubwanyu mwifuriza. Pastor muraho neza? Uzuko Yesu Imana n'umwuka batagira bafata icyaremwe munsi kiremwa muntu ku ngufu. Bisaba ko ubenderera ukingura umutima wawe ukemera. Murakoze cyane. Yenda abantu bari baragira ngo nayamanywere, ariko niko kuri Yesu ntiyagufata ku ngufu, Yesu ntiyagukoresha utamushaka arakureka rwose, kandi niyo umushaka. Yigeze kuvuga mu ijambo aravuga ngo avuga ku nkuru z'umupfakazi uburyo ki yakomanze akakumangira umucamanza utarizeraga Imana, ntiyubahe n'abantu, ngo ariko mu mupfakazi watitirije umucamanza amukemurira ikibazo kuko yahojeje. Yego, uhoza. Hari abantu rero bagenda bagakomanga ari Mwami Yesu ndashaka umwuka wera, ubwura ubwo ugumane. Yesu yatanze yaciye uwo mugani awucira abigisha kwa bera ngo intego yashakaga kubigisha gusenga ubutitsa, ubudasiba, ubudacogora. Nubwo nibwo yababwiye uwo mucamanza utarubahaga Imana ntiyubahe n'abantu. Yaranagoye uwo mucamanza rwose. Ariko arababwira ngo kubera uriya mupfakazi yagiyeyo buri munsi, buri masaha, buri kanya amubwira ati ndengera, ngo yaramubwiye ati kuko ndembeje. Arababwira ati rero no gusenga mujye musenga ubuhozaho. Ariko uziko n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro iyo asenganye umwete. Ntabwo bivuga ngo kugira umumaro, ahubwo bongeraho ngo iyo asenganye umwete. Kandi uwo mwete nawe ntube mukeya, ngo umwete mwinshi, hakongeramo no gukiranuka. Kuko isengeye ku byaha bye ni ikindi kintu nanone. Ariko avuga ngo urakiranutse, umeze neza rwose imbere y'Imana, urumva nta mutima ugucira urubanza, amaraso ya Yesu urumva yakuhagira, urumva umeze neza, ngo ari kukongeraho umwete. Yego.
Yesu niyo mpamvu rero yaciriye abigishwa b'uwo mugani arababwira ati mujye musengana umwete. hari abantu bahise bibaza ngo ko mutangire hejuru ikiganiro. Uraho neza pastor? Muraho neza ndakwakiriye kandi nguhaye ikaze. Si ubwa mbere kandi nta nubwo tubimenyera ubuntu tugirira bwo kuza kuri Mpumuriza GB Ministries. Murakoze. Nka kameramani, nk'umusangiza w'umwanya w'iki kiganiro tugiye kugirana, nguhaye ikaze. Murakoze cyane Manuel. Murakoze cyane. Hanyuma yenda hari abantu bakoze subscribe batigeze babona ibiganiro byiza waduhaye bigiye bitandukanye, byari biruhije cyane cyane cyane. Muri bande turi yego muri bande. Navuze pastor, hari abantu batazi ngo ni pastor ayoboye he? Se pastor ni pastor wa Mpumuriza GB Ministries, ni pastor niryo zina rye pastor. Nabibwira nitwa Pastor Esther. Nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Christian Life Church. Riherereye hano muri Kimironko, tugira n'andi matorero mu gihugu ariko aho nkorera ni hano Kimironko. Njya nishimira cyane iyo ngize amahirwe Imana impaye ubuntu bwo kongera gukorera Imana. Ntabwo dukorera mu buyobozi bumwe, icyo dukorera n'Imana. Hariya naho tubarizwa ariko iyo dukorera n'Imana. Yego. Iyo ngize amahirwe rero yo kuganira n'abantu ijambo ry'Imana, noneho cyane kuri iyi ministry ya Mpumuriza, mba numva muri njye harimo ibihumuriza byinshi. Haleluya. Nagira amahirwe njya nkunda gusenga nkavuga ngo Mana ngire nanjye uwo nzageraho, ubu ubona wangeneye kuzageraho, mugirire umumaro. Yego. Ndimo ntekereza ntashidikanya rero ko no kuri iyi ministeri hari umuntu runaka ndi bugereho. Yego. Hakagira ikintu kimufasha. Haleluya. Ndanezerewe n'ubuntu bugeretse ku bundi. Ntabwo ari umwanya mwinshi, nta nubwo ari n'ubuhanga bwinshi, nta na experience nyinshi. Yego. Ariko kubera ubuntu bw'Imana buradushoboresha kugira icyo dusangira na bagenzi bacu. Kandi ijambo riratubwira ngo umwigisha agabane n'umwigishwa. Yego. Ubwo ndi bube wowe muntu nteze amatwi, hari ikintu rukamo cy'umwami Yesu kiguhumuriza, kuko Kristo niwe uduhumuriza twese. Yego. Ariko agaca mu muntu ntabwo uzamubona mu kirere. Yego. Aca muri nge, nawe yaca muri wowe. Rero ubwo ndi bube nguhumuriza, nawe ihumure, nanjye ihumure riraba ringeraho. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane, Uwiteka abagirire neza. Hanyuma reka dusenga Imana. Mana, ndagushimye kubw'izina ryawe, uri data wa twese mwiza, Imana ikiza. Mana, tuje imbere y'ubwiza bwawe, tuje imbere y'amaso yawe. Ndakwinginze usanzwe ukoresha pastor, Uwiteka ongera umukoreshe birenze uko umukoresha muri iki kiganiro. Data, umwigisha n'uwigishwa waravuze ngo bagabanire imbere yawe, niyo mpamvu dusabye amavuta yongeyeho. Mana, ngaho umukoreshe mwa kino kiganiro, gihembura abantu baragikurikira n'abazagikurikira bwa nyuma bazahabwa umugisha natwe. Ndagushimye kuri data wa twese mwiza, nanjye data wa twese umubwenge bwo kugira ngo data mwa kino kiganiro umwuka wawe aba yorosha intekerezo zanjye kugira ngo nkoreshwe nawe, kandi mwami Imana wikorere ibitangaza, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ikwishimire. Hari akabazo umaranye iminsi, ndavuga ngo niwe nzakabaza. Hari ukuntu umuntu avuga ngo Imana iratabara, ngo Imana irasubiza. Ese nk'umukristo, noneho nagira amahirwe no kuba ndi kumwe n'umupasiteri ufite abantu benshi ayoboye, nabo udashumbye, ufite abantu benshi ushumbye nawe uyoboye, nari mbicuritse. Noneho rero hari abantu benshi ushumbye batari no mu itorero ryawe, ariko gira inama. Nkunda kuri umujyanama mwiza, abantu bashaka inama, bashaka kuruhuka, bajye baguhamagara bakuruhukiremo. Imana yakugize imva yo gushyinguramo ibyabo, niyo mpamvu ngo muhora na karagasaraba. Ntabwo nenze ko buriya karagasaraba icyo gasobanura, nuko muri imva duhambamo
ibyacu. Hanyuma ubundi Imana itabara ite? Se Imana irengera umuntu? Kurengera no gutabara numva byose ari kimwe, keretse niba wewe nk'umushumba uri buze kubidutandukanyiriza. Ese ni gute Imana itabara umuntu yaremye? Imana iguhe umugisha. Yenda kugira ngo icyo tutaza kukibagirwa, kurengera no gutabara, ubundi katubanze kukurengera. Kukurengera ni ijambo ry'ikinyarwanda ubusanzwe. Yego yego. Kuba umuntu yari afite ikintu kimurenganya, yego, nk'urugero mushyizeho urubanza runaka, ariko mu by'ukuri ndabeshyerwa, ndarengana. Urwo rubanza ushyizeho nta kintu na kimwe kibi nakoze, ndarengana. Aho rero niho bavuga ngo Imana irakurenganuye, irakurengeye kuko warenganaga. Noneho gutabara ni igihe ufite ikibazo udafitiye igisubizo. Yego. Urareba mu miryango ntibikunda, yenda urubatse urareba mu rugo rwawe ukabona ntibikunda, urareba mu bushobozi bwawe ukabona ntibikunda, mbese nta nzira ubona. Uwiteka Imana, Yesu umwami w'abami, akaza akagutabara. Bya bindi wabonaga bitakunda bikabona igisubizo, kuko iyo Yesu ahageze, iyo Yesu ari kumwe nawe, uba ufite igisubizo, kuko Yesu ubwe niwe gisubizo. Njya nkunda kuganira gutya twitwaza n'ibyanditswe, kuko ndibuze kukubaza ikibazo ari none ukidusubize rwose ukoresheje ijambo ry'Imana rwose. Ni nacyo, ni nayo mpamvu numva kuganira nawe binyorohera cyane kandi bikanezeza. Ese kugira ngo igisubizo cy'utabawe kiboneke bisaba iki? Binyura mu zihe nzira? Ikaze mu kiganiro. Kugira ngo igisubizo cy'utabawe kiboneke bisaba iki? Aho ngaho ikaze mu ijambo, kugira naho narindi, kugira ngo nako ntaza kukibagirwa. Wagiramo hagati ni pastor, none kandi mu ijambo burya mba nanjye nshaka kwicara nkumva Imana. Yego yego. Ubundi narimvuze ngo kuba ufite Yesu, yego, mu by'ukuri ubwabyo bufite igisubizo. Amen. Ariko nanone bisaba kumwizera. Amen. We Yesu we ukumva ibyiringiro byawe niwe birimo. Hallelujah. Yesu watangiranye amagambo avuga ngo Yesu ntabwo azadufate ku ngufu ngo avuga ati ndashaka kubinjiramo, ndashaka kubikora. Bisaba gufungura umutima wawe ukabyemera. Yego. Bisaba kumutumira, bisaba kumwakira, bisaba kwizera ijambo. Ijambo ryo ritanga ubugingo, kuvuga ngo nimba ndwaye biransaba ko nakira Yesu nkamwizera. Siko ijambo ritubwira ngo utizera ntanezeza Imana. Yego. Rero niyo usenga udafite kwizera ntabwo Imana inezerwa, kuko ubusa nkaho wereka abantu ko ukora ibintu bitari byo. Noneho ko dusoma ijambo hano. Yego yego. Nkubwire ngo bisaba iki? Niko warumbajije. Tukadusoma ijambo hano muri Yohana. Ndumva ari Yohana ibice 2. Katusome. Ngo ubukwe bw'Ikana. Yego. Ku munsi wa gatatu hacujijwe ubukwe i Kana y'i Galilaya, kandi nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo atahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mu gikore. Yego. Hariho intango 3 yego zaremwe mu mabuye zashyiriweho kwiyeza, nk'uko umuhango w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi. Baruzuza bageza ku ngara. Arababwira ati
nimudaheho mushyire umusangwa mukuru. Baramushyira. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino, ntiyamenya aho aturutse, keretse abahereza badashye amazi. Nibo bari bazi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe aramubwira ati, abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana itaryoshye, ariko weho washyinguye inziza aba arizo uherutsa. Icyo ni cyo kimenyetso Yesu yakoze bwa mbere. Warumbajije ngo bisaba iki? Aho i Kana y'i Galilaya habaye ubukwe. Batumira abantu bose baraza. Na nyina wa Yesu n'abatumirwa barimo. Ariko hano ijambo ridusobanuriye neza ngo Yesu bamutorana n'abigishwa be. Haleluya. Ngo muri invitation zose batanze na Yesu bamuhaye invitation. Yego. N'abigishwa be. Hari ukuntu iyo dusoma Yesu ari kuri iyi si ari mu gukora umurimo, nubwo ari we nyiri ibintu byose, ariko ntabwo yakunze kugaragara mu murongo w'ubutunzi, ntabwo yagaragaye mu murongo w'ubucuruzi, ntabwo yagaragaye mu murongo w'abantu bakoreraga ibihembo. Yenda ngo tuvuge ngo bariya abantu bamutumiye kubera intwererano bamushakagaho. Ariko amahirwe bagize, basanze mu bantu bagombye guha icyubahiro na Yesu bakimuhaye baramutumira. Ntabwo bari bazi, abantu bakuru uko babiteguye, ntabwo bari bazi ko vino zizabashirana, ntabwo bari bazi ko barabuhure n'ikibazo, ariko baba bubashye Yesu baramutora n'abigishwa be. Ikibazo runaka kirahavutse. Kimaze kuhavuka, Yesu baravuga ngo nicyo gitangaza cya mbere cyakozwe. Ariko njya ntekereza nkavuga ngo hari ibintu bitagiye byandikwa muri Bibiliya ni Samari. Nyina wa Yesu yari amuzi, yari azi ko ari umwami w'ibitangaza, nubwo yari umwana we ariko yari azi. Ntekereza ko mu rugo hari ibintu byinshi yabihakoreraga bitanditswe, ku buryo yari yarasobanukiwe byonyine n'uburyo yamusamye nabyo ubwacyo ni igitangaza. Ariko mu buryo yabayeho mu rugendo nk'umwana, yabonaga ko Yesu yakoraga ibintu bidashoboka, kuvuga ngo yari amufitiye icyizere ko yatanga igisubizo muri uyu muryango wabatumiye. Nabo rero baba bagize amahirwe yo gutumira Yesu mu invitasiyo zose zabagiriye akamaro. Iya mbere yabaye iya Yesu, kuko ngo vino ibashiranye yaragiye aramubwira ati, ko vino bano bantu yabashiranye ntayo bafite. Umwami Yesu aramubwira ati mubyeyi, igihe cyanjye ntikiragera. Ariko ngo aragenda arabongorera arababwira ati, icyari bubabwire. Nimubabwira ati ngewe ndamuzi, icyari bubabwire mu gikore. Aho ngo hari intango zashyirwagamo kwitegurira, kuko umuco w'Abayuda ngo bakarabaga ngo zari zicagase. Iyo tubwira ko ari umubare wazo, ngo barangije ngo arababwira ati nimudaha amazi muzuzuze. Ngo abahereza baradaha baruzuza. Bamaze kuzuza habwe ati nanone nimudahe mushyire umusangwa mukuru. Ngo baragenda baramushyira. Umusangwa mukuru asogongeye, ntiyamenya igitangaza aho kivuye, ahubwo be yibwira ngo bano bantu bacurutse ibintu. Vino nziza bayibitse, tubanza kunywa itaryoshye, none baduherukije yiryoshye. Kuko watari yamenye icyabaye, ngo abahereza nibo bamenye igitangaza kibaye. Haleluya. Ngo arangije aho ntekereza ko nyuma yaho baje gusobanura ibitaranditswe hano. Bisaba iki rero? Bisaba guha Yesu invitation. Uyimuhuti, uyimuha umwemera ko ari umwami n'umukiza wawe. Uyimuha umwemera kugendera mu bushake bwe. Uyimuha umwemera
uwemera Yesu aba yemera Imana, aba yemera umwuka wera, kuko Yesu n'Imana na mwuka wera ntutandukanye ngo ni ubutatu butagatifu. Yego. Uzi ko binitwa ngo ni Imana imwe. Iyo ugiye mu kuvuga Imana uvuga ko ari Imana imwe. Yego. Haleluya. Haleluya. Rero muha kumwemera, mu kumwizera. Hari igihe nyasenga mfite ibihe byiza nkavuga papa mbwira inzira ucamo ushaka ibyiza nanjye ariyo nca. Mbwira ibyo wanga nanjye mbyange. Rero kugira ngo Yesu agutabare, ikintu cya mbere ni ukumwemera, niko karyoshye. Yego. Utanamwemera yanagutabara kuko ari umwami w'impuhwe, ariko ntabwo ari byiza nka wa wundi umubwira uti papa ni wowe nishingikirizeho, ndirinda icyaha kuko nakwemeye, ndanga icyaha kuko utagikunda, waje gupfira abanyabyaha, ndemera amaraso yawe kunyuhagira kugira ngo ngendere muri wowe, ndanga icyo wanga, ndakora umurimo wawe, ndakora ubushake bwawe, ndahumuriza abantu kuko ubantumyeho, ndaguhagarariye kuko wansize. Iyo ugendera aho ngaho kugutabara biroroshye. Reka nkubwire, uba n'inshuti y'Imana. Umuntu rero iyo muri inshuti kuko uba hafi biroroshye. Yego. Bariya abantu bamuhaye invitation nk'uko bahaye abandi bantu, ariko invitation yabagiriye akamaro mu gihe bashobewe, mu gihe bagiye guseba, niyo bahaye Yesu. Rero navuga ngo nawe mugore udukurikiye, njya nkunda kuvuga ku bagore cyane kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umugore w'umutima ngo yubaka urugo. Ntabwo tujya tubona aho batubwira ngo umugabo w'umutima ngo yubaka urugo, bakanatubwira ngo umugore w'umupfapfa ngo asenye urugo, wowe ubwo ararwisenyera. Rero iyo mvuga ku mugore cyane ndavuga ngo nawe mugore unteze umutwe, ukaba unteze amatwi, ukaba ugiye gukurikirana rino jambo kugira ngo numara guhumurizwa nawe uzahumuriza abandi. Bwira Yesu aze mu rugo rwawe. Amen. Ufite ibintu ubona bitagenda neza, urumva ushaka abana bawe ko bazaba abana abandi bantu baza kugisha inama, bazaba abana bafite kubaha Imana muri we, kuko iyo ufite kubaha Imana ibindi byose birakurikira. Iyo ufite ubwami bw'Imana ibindi byose birakurikira. Urumva wifuza abana bawe ejo kuzababona bicaye mu cyubahiro, banza wakire Yesu mu rugo rwawe. Mwakire, umutoza abana bawe, ubabwira uti Yesu akora uku, Yesu akunda ibi, Yesu yanga ibi, Yesu akunda kuvuga uku, Yesu yanga kuvuga uku, Yesu akunda gusenga uku, Yesu yanga gukora ibi, Yesu yanga kubeshya. Utoza umwana wawe akiri muto, akira Yesu aba uwa mbere, afata intebe ya mbere mu rugo rwawe. Umwemere mu mutima, umwinvayitinge, umubwira uti papa ngwino mu rugo rwanjye. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo kundisha Uwiteka umutima wawe wose. Rero hamagara Yesu mu rugo rwawe, muha invitation. Ntabwo azaza ngo yizane, arakomanga ku mutima wawe, arashaka kugira ngo ufungure urwo rugi. Muha icyubahiro cya mbere. Njya nkunda kumubwira n'inshuti yanjye Yesu ndamukunda, nkamubwira ngo intebe ya mbere muri uru rugo ni iyawe. Yego. Ni iyawe. Intebe ya mbere mu mutima wanjye ni iyawe. Mu bana banjye, mu buryo mbayobora, mu buryo mbigisha, ku mugabo wanjye, mu byo nkora, mu byo ngambirira, mu muhamagaro, intebe ya mbere Yesu ni iyawe. Icara mu mwanya w'icyubahiro. Hano mu bice bitatu tubona Yohana. Yohana aduha urugero rwiza rwo kubaha umwami Yesu. Yego. Ngo abigishwa baraje baramubwira bati, wa wundi wavuzeho, wa wundi wakoze uku, arimo arabatiza nawe. Mu yandi magambo, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo bagiranyemo amakimbirane, bagiranyemo ku bintu batumvikanyeho. Ariko ngo baraza basanga Yohana ngo baramubwira bati, nuko yaza ati wa Manweri wayoboraga, wa Manweri wigishaga, wa Manweri wavuzeho gutya na gutya, reba yagutwaye abantu nawe arimo arabikora. Kandi ibyo bintu bireze. Kwishyira hejuru. Ngira ngo iyo Satani atera Yohana yari buvuga ati ye kuntwara abantu ndacyahari. Ariko Yohana yari yaravuye ku Mana, amenya Yesu wari, kugira ngo Yesu umwemere, umwakire, uzagere naho umutabaza hahandi byanze. Nuko uba wamumenya. Yego. Ngo Yohana arangije arababwira, ngo yatangiye avuga ati reka murambera abagabo. Njyewe nari umuranga,
njyewe nari ijwi rivuga ubwo umukwe ahageze umuranga ajya hariya akanezererwa ibyishimo kuko umukwe yabonye umugeni we. njyewe rero ndakabura uwagaragara ni nk'aho akavuga ati ahubwo namwe nimugenda babatize. yego, njyewe umurimo wanjye wararangiye, umwami w'abami yaraje, uwo niwe uzababatiza umubatizo wuzuye uwo nguwo. njyewe ndakabura uwagaragare. rero Yohana yatubereye urugero rwo gushyira Yesu imbere. yego, aravuga ati njyewe nari umuranga gusa, kandi umuranga iyo umukwe ahageze ngo hari ibyishimo biramurenga gusa kuko ababona umukwe yageze mu mwanya we. yego yego. rero yatubereye urugero rwo kubaha Yesu. natwe mu bintu byose dukora kuri iyi si Yesu reka aba uwa mbere. ntabwo uzatabaza umuntu utari inshuti nawe, ntabwo uzatabaza umuntu utazi, ntabwo uzakeneraho ibisubizo umuntu utazi. yego. ubu waza ukambwira ngo ntabara utanzi ntibikunda. Yesu rero banza umuha intebe ya mbere. umwami w'abami iyo ahari igisubizo kiba gihari. amen, amen. nushoberwa uzamubwira uti papa tubikore gute, ntabara, tubigendanye mu haleluya, yakwiringiye ntabara. umwami w'abami aba ahantu hose. yego. hari akantu njya numva mu mutima wanjye, ariko ni mu mutima wanjye, iyo ufite akantu katameze neza urikanga ko hari ikosa wakoze. hari ukuntu ukumva mu mwuka, ntabwo mu mwuka wawe agutujemo, ukumva umwuka arasa nk'ahanukiye. umunyamwuka rero iyo afite ibintu abona bitameze neza aranukirwa pe. yego yego. iyo numva ntameze neza mu mutima wanjye njya kumva nkumva mwuka muri njye arikanze nkishakisha nkavuga ntakaye vuga ngo ntiwaza kuntabaza utanzi. reka. bano bantu ntabwo bari bazi ko bari bugire ikibazo hagati mu bukwe. yego. ariko kuko bisanze bahaye invitation Yesu, igisubizo cyarabonetse aho bari guhura n'ibibazo. rero nawe tumira Yesu mu rugo rwawe. yego. mwakire umutima wawe, mwubahe mu mutima wawe, mugire uwa mbere. haleluya. cya gihe uzageraho bikunaniye, yego, nawe azagutabara. amen. kandi Yesu ntabwo tumwakirira kubera ngo azakemure ibibazo. yego. tumwakira kuko ari umwami n'umukiza. ubwe yarivugiye ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawujya kwa data atari umujyanye. rero kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho nuko tumwakira. amen. reka tumugire uwa mbere mu mago yacu, reka tumugire uwa mbere mu mitima yacu, reka tumugire. yaravuze ngo abwira abigishwa barababwira ati nimureke ngende nzaboherereza umwuka wera ngo azabafasha muri byose. ndetse azababwira n'ibyo ntakoze iki, n'ibyo ntababwiye, anabibibutse n'ibyo nababwiye. yego. rero kwakira Kristo bihwanye no kwakira umwuka wera, bihwanye no kwakira Imana Data. haleluya. ngo iyo wakiriye Yesu, Imana ubu yakiriye, umwuka wera ubu mwakiriye. iyo wakiriye ubwami bw'Imana mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, yenda uri umwana muto, uba ufite ibisubizo kandi uba ufite n'ubugingo buhoraho. amen. kugira umwami Yesu azagaruka nturimbuke. reka tumwakire, twakire inzira y'ukuri, twakire kuzabona ubugingo buhoraho. yego. hari abantu bakurikiranye Mpumuriza GB Ministries, niba ntaguciye mu ijambo nuko nari ndikumva ugeze noneho ahantu yenda umuntu yakwibaza hari ikintu cyatuma umuntu adatabarwa. uko mbonye igituma umuntu yatabarwa, noneho hari ikintu cyatuma umuntu atarengerwa, adasubizwa, atabona ibya Kristo. yego. mu byo bimwe ntekereza cyatuma udatabarwa, hari nk'ijambo muri Yakobo rivuga ngo murasenga ntimusubizwe ngo kuko musaba nabi, ngo mba mushaka kubyayisha irari ryanyu. yego. birumvikana niba usaba nabi, use niba nsaba ibintu Imana ibona ko ubusabe bwanjye ari bubi, nubwo naba ntabaza, ariko ikabona ndi mu murongo mubi, ndasaba nabi, ndasaba ikintu
kugira ngo kizakorere runaka nabi. Ndasaba ikintu kizanyicisha. Ndasaba ikintu kizatuma mva ku Mana. Ndasaba ikintu kubera kamere gusa. Yego. Birumvikana ubwo busabe bwawe n'ubwo utabaza ntabwo buzabuhabwa. Ikindi ntekereza icyaha. Icyaha pe. Icyaha cyagukumira kuko icyaha kizana n'umuvumo. Yego. Ugakora icyaha ugitekereza urabibona ko ari icyaha, Mwuka Wera arakubwiye ngo ni icyaha, uranze urakomeje, Mwuka Wera umuntu w'Imana aramubwira ugikoze nkana. Icyo kintu niyo watabaza cyatuma udatabarwa. Warumaje uti hari ikintu cyatuma udatabarwa, ushobora kugira ibintu runaka byatuma udatabarwa kandi ubyiteye, ariko wabikuraho ukaba watabarwa. Ariko nanone Imana ni nyembabazi. Yego. Imana ni nyampuhwe. Ishobora kubona inagutabariye muri ibyo byaha byawe, kuko aho ntabwo tujya dushyiraho akadomo. Usiga umurongo w'Imana y'ibikora uko ishatse. Yego. Ushobora kuba uri umunyabyaha ikabona byaba bikugoye, ahubwo mu kugutabara ari byo byatuma wihana. Aho rero Imana ikora nk'Imana, ariko njyewe mbona kenshi ko ibyaha, gusenga nabi, kwishyira hejuru, kwirata, kutubaha Imana byatuma udatabarwa rwose n'ikintu runaka kikaba cyanaguhitana. Wow. Abantu mukurikiranye Impumuriza GB Ministries, nizereye ko hari icyo muri kugenda. Ese namwe abinyuma turi kujyana? Umuntu ukunze gukambira agana ati abinyuma turi kujyana, ntituri kujyana, turajanaga. Turajanaga. Hanyuma noneho ubu muri iki kiganiro umukiranutse asigarana iki cyatuma Imana ikorana nawe igataha ubukwe bwe cyangwa igataha ubukwe twashatse kuvuga, aho twashatse kuvuga mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu byo ukeneye ko bigenda neza, bya bintu byose, harimo business, yaba buri kintu cyose ashaka ko cyagenda neza. Ikintu nabwira umuntu yasigarana, maze igihe nkibwira, njya nkunda gusangira abantu ijambo nanjye rindimo. Yego. Ritandimo ntago naribona burya ngo ndikubwire. Ikintu cya mbere nakubwira wasigarana, ubaha Imana by'ukuri. Haleluya. Ubaha Imana kuko mu by'ukuri kuyubaha no kwigirira neza. Iyo ubundi irubashywa. Yego. N'isi yose, ibiremwa byose. Yego. Ibintu n'abantu irayubaha. Imana ni nyacyubahiro. Wowe utanayubashye ntibiyibuza kubaho, ariko kwigirira neza. Yego. Ubwo mbese ntekereza hari umusenga, Mana nutabikora urabusebye. Niyo mbese nkubita agatima abantu tuya dusengana, nitabikora irabisebye, kuko ngo nujya ngo Imana ngo urabona ngo nkoze icyaha ngo natukisha izina ryawe, nkabyumva. Ubundi iyo umuntu ari umwana, icyiza nuko Imana ari umubyeyi. Haleluya. Idukunda nk'umubyeyi. Urabona hari ukuntu umubyeyi agurira umwana biswi. Yego. Akamuha. Yarangiza akamubwira ati ngaho nanjyemo. Akarati cyangwa hari ukuntu umwana akora ibintu bibi, umubyeyi akamukubita, umwana akikunguza koko amukubise. Yego. Ariko yamubwira, yamutegera amaboko, umwana akaza yiruka akibagirwa bya bintu. Yego. Urumva rero hari igihe abantu baba ari abana, ntekereza ko umuntu usenga gutyo aba ari umwana pe, aba ari umwana uvuga ati Mana urabusebye, Mana icyubahiro cyawe kirapfa, Mana ibi n'ibi, Mana nawe uzashoberwa. Mana aba ari umwana. Mana kugaruka bizakugora kubera ibyaha nzaba narashayishije cyane. Aba ari umwana kandi ibyo byose Imana irabireba ikabyihanganira. Ntabwo yabiguhanira kuko uri umwana pe. Ntekereza ko uri umwana. Ariko iyo ubwayo ni nyacyubahiro. Amen. Indimi zose, amahanga yose, ibintu
byose ibyo tureba n'ibyo bitareba Imana ni inyacyubahiro ndetse n'icyubahiro cyayo nta wakivuga ngo akirangize hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo izina rya Yesu rihebuje ngo nta warivuga uko riri ngo nta warisingiza uko rikwiriye rero kuyubaha no kwigirira neza yego naho ubwayo irubashywe n'Imana guhera kera barayubahaga n'ubu baracyayubaha iteka ryose nitujya no mu ijuru izahora yubashywe iranaramwa ibihe byose Imana ni inyacyubahiro ariko ngiye kugira ngo nigirire neza kugira ngo nawe wigirire neza ubaha Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose muntu mvugana nawe ugiye kugira icyo usigarana ndasabwe ngo usigarane iki ubaha Imana mu mutima wawe kiranukira hiherereye aho abantu batakureba unabwira uti Imana ndakubaha ukuri Imana yanjye warandemye undema mu ishusho yawe n'ibyo ntashoboye ndashaka kubishobora kugira ngo mwubahe nkubahishe ndi kuri iyi si abantu baba bakureba baba batakureba korera Imana uko ushoboye ndetse kora n'ibisa nk'ibinakurenga kubw'icyubahiro cyayo haleluya irinde icyaha Imana yanga icyaha twagiye tubona abantu bakora ibyaha bagashayisha ikarimbura ikamaraho ariko kubw'urukundo rwayo ikavuga iti noneho sinzongera kurimbura umuntu umurimbuje amazi igashyiraho umukororombya rero gerageza Imana kuyigira iya mbere ugerageze kwanga ibyaha tubisanga mu ijambo ry'Imana rivuga Imana yanga iki Imana yanga iki ikindi cya kabiri Kristo yatugiriye neza dusigira mwuka wera arakwigisha n'icyo abantu bo bavuga ngo si icyaha waraza mu mutima akabwira ati mwana wanjye iki sinkishaka emerera mwuka wera kuyobore kubaha Imana ikindi umwuka wera adufasha ibintu byinshi uzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni nawe udusabira uko Imana ishaka n'ujya no mu gusenga senga wiyejeje ubwire mwuka wera uti sabira uko Imana data ushaka nusenga usengere mu mwuka iteka ndakubwiza ukuri nugenda uko urugendo rwawe ruzaguhira amen urugo rwawe ruzaguhira amen ubuzima bwawe buzaguhira amen kuko uwambaje ngo umukiranutsi asigarane iki ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ngo ni byinshi ngo ariko Uwiteka mukiza muri byose ndetse arinda n'amagufwa ye ngo nta na rimwe rizavunika bivuga uri kuri iyi si yuzuyemo ibyago n'amakuba yuzuyemo agahinda ariko yibemo ufite Imana ububashye mu buzima muri bya byago uzahura nabyo Uwiteka Imana azagutwikira agukize muri byose ndetse ngo nta n'igufwa ryawe rizavunika biraryoshye biraryoshye kubaha Imana mu Kristo umuntu ugerageza gukiranuka nta nubwo twakwita intungane kuko twise intunganye twaba twise Imana inyabinyoma ariko umuntu ugerageza umuntu uri mu rugendo rw'agakiza umuntu wasobanukiwe icyaha umuntu ujyaho ikizingo ukiyeza amaraso ya Yesu ubaha Imana n'umutima wawe wose n'ubutunzi bwawe bwose niba ufite abantu babwira uti Imana niyo kubaho bana banjye Imana yanga ibi bana banjye Imana ikunda ibi kunda Imana n'umutima wawe n'ubutunzi bwawe n'ibitekerezo n'imbaraga uyikundisha ibyawe byose icyo nicyo kintu numva nagusigera kandi uzabishoboreshwa na mwuka wera uzakuyobora amen Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire mwakoze cyane kandi nizere ko abantu bo kuri Mpumuriza GB Ministries hari ikintu kinini cyane bakuyemo kandi hari ubutumwa Imana ivuganye n'imitima yabo nimukenera ibyo muzakenera byose mubisaba Imana kandi Imana yiteguye kubibaha nanjye ikintu nkuyemo gutumira Kristo muri abarundi baravuga ngo mu rubanza bavuga akaba uwa mbere mu rubanza rwawe twebwe iwacu Rwanda aho turavuga ngo buri kirori cyose buri kintu cyose dutegura kuba twakora abo uwa mbere tumutumiremo nk'umukuru muri ibyo dushaka ko yadukorera rero za Mpumuriza GB Ministries Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire mugiye gupfukamaho muri cyangwa se uhagarare mu byo uri gukora adusengera dusaba ko
imana iduha umutima ushobora gutumira Kristo muri buri kimwe cyose dukeneye gukora. babuza bumve mu izina rya Yesu Kristo. Aba bagore bakwakire mu mago yabo, aba bagabo bakwakire mu mago yabo, abo bana bakwakire mu buzima bwabo. Ni ukuri bakugira uwa mbere, bakubahe, bemere ibyo ushaka. Papa, erega ntabwo umuntu yakwishoboza, ni wowe, byose dushobozwa nawe. Nukuri ndagusaba kugira ngo bahumurize bakugira uwa mbere, kuko iyo uri uwa mbere narakubonye, uhora uhari, uhora uvuga, uhora uyoboye. Iyo uri uwa mbere umuntu ntabura icyubahiro, iyo uri uwa mbere umuntu ntasonza, iyo uri uwa mbere umuntu ntashoberwa, uba uhari kukuri igisubizo. Ndagusabye umuntu wese unteze amatwi akwakira kugira uwa mbere, narangiza azatanga ubuhamya abibwire n'abandi, maze nabo bakugira uwa mbere. Ubwami bwawe buganze mu mitima yabo, ubwami bwawe buganze ari abanyeshuri, buganze mu myigire yabo, ari uburwayi bababazwa n'imibiri, buganze kugira ngo bajye baguhamiriza, maze abantu bakumenye, bakuyoboke kandi bayoboke ubwami bwawe. Urakoze, icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe, mu izina rya Yesu. Amen. 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 Shalom. Manuel, ariko yamfashije n'umuhungu mwiza. Ati icyo ufite ikiganiro cyiza, kituje, kiryoshye, kirimo ubwenge. Ubu ntigikozwe ikiganiro kirenze iminota 40, kigera mu minota 40 ntitugikoze, kandi bari kunca intege ngo